Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ashyushye, amakuru meza ku bakunzi ba M23, akaba amakuru mabi ku batayikunda cyangwa ku bahanganye nayo. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba Maurice mfatanije na Sentama. Sentama, wiriwe neza? Mwiriwe neza Mushakamba, mwiriwe. Miriputo yabaye miriputo na tombe zibatombe. Miripuko rwose, ariko ubuze ngo ni amakuru meza, hari abo wibagiwe. Yego. Buriya ni n'amakuru meza kuri FARDC bashobora kwiyunga kuri AFC mu 23. Kuko hari aba FARDC bifuza ko M23 itsinda. Hari abinjiye turaza kumva baba n'abaturage. Ni inkuru nziza ku baturage kuko numvise hari abiruhukije, hari abiruhukije bavuze ngo Imana ishimwe kuko ngo babakirije ibisambo. Ngo ntawe uzongera kwicwa zirubusa. Ngo bari barabazengereje. Ngira ngo nta n'izindi ngingo tuza kugarukaho. Ni intambara uburyo M23 yafashe Gatare, gafata Gasheberi, gafata Buguri, ndetse biri kuvugwa ko ubu ngubu na Masisi zone yaba yayicakiye. Masisi zone hari amakuru asohotse, nuko tukunze kubivuga abantu bakabihenyomoza. Buriya Gatare yarangiye ejo igihe twabivugaga. Yego. Ariko abantu bari batarabyemezwa n'iki, nuko wenda batarumva M23 yinjiye muri site ngo yinjire mu mujyi ijagajaga arebe hose. Ariko burya yamaze kuhagota, ikagota imisozi ihagose yose, umuntu urimo akaba atakirwana, agenda bundabunda yihishe, burya haba harangiye. Ni ukuvuga bavuga ko ejo hari hasigayemo pozisiyo imwe ya FARDC, kandi harimo pozisiyo nyinshi. Numva Gatare na ahantu hari udusozi, hagiye haba udusozi. Noneho muri utwo dusozi hari hasigaye pozisiyo imwe ya FARDC, nayo yakubiwe hagati. Ni nayo bavuze, hari inkuru ivuga ko nuko ninjiye mu makuru tutarageramo. Oya, nta kibazo byose ni amakuru. Hari inkuru ivuga ko buriya abagiye mu gitondo, yego, uyu munsi bavuyemo, abandi bari baragiye kera, baramaze kuvamo. Ni ukuvuga rero ntabwo FARDC, FDLR, abarundi abarwaniraga hariya muri Gatare ntabwo bari bakiri abantu barwana. Ntushobora kurwana n'umuntu waturutse Kaniro yayifashe, ibice bigaruka Buguri yabifashe, za Gitsure za hehe aho ngaho ugasanga hameze nk'ahagose, noneho hagasigara irembo rimwe rifungukira Karambi ucunshumuka umanuka Bugabo ukomeza imahanga. Yego. Uwo muntu nimwarwana uko aba yagutangatanze hose. Kujya kurwana nawe no kwiyahura byari byarangiye rero ejo. Nicyo cyari gisigaye. Ngo barimo batekereza umuntu ushobora kuba administrateur wa Rucuru. Ayo ni amakuru mfite ku buryo ejo ushobora kumva hakozwe inama. Ntabwo harenze iminsi 2 hadakozwe inama. Kandi bisobanuye ko kandi hakozwe inama, administrateur ni nka meya. Yego. Ahita ajyaho, azajyaho baramushyiraho kuko ntibamushyiraho badafite territoire. Reka nkwereke, hari inkuru naguhaye, sinibuka neza niba nayiguhaye cyangwa niba ntayiguhaye, ariko reka nze nyishake kandi noneho kugira ngo nyemeze, njye nivuganiye n'umuntu uriyo. Yego. Ivuganiye n'umuntu uri ahitwa Imutiri. Imutiri ubwo ni he, na Masisi zone cyangwa na Gatare turi kuvuga? Shakamba, Imutiri ni nk'uko wenda reka tuvuge Imutiri, bishobora kuba nk'uko twafata wenda kubaza i Kigali. Yego. Reka dufate hariya ku Gisimenti. Numva ari Kigali. Dufate ku Gisimenti, wenda ujya kuri iriya nzu y'inteko ishinga amategeko, umanutse uriya muhanda wose. Si hamwe se? Naho hafi. Ni metero zingahe? Niba binakabije bishobora wenda tuvuge ku
Gisimenti na convention ni nka hariya kandi ni umuhanda umwe, ni hamwe rwose umuhanda ugenda. Rero urumva ntabwo uwo nguwo amakuru arayazi kuko ari kuri tere birumvikana. Arayazi umuntu urimo mutiri aho mvuga ni wenda ni nka Rusheberi. Ni nka Rusheberi. Mutiri yo haregeranye. Mutiri ni nko kuva nk'uko bavuga kuva ku nteko ishinga amategeko wenda ukajya ku Kabindi habaye kure. Ku Kabindi habaye kure. Ni hamwe ndumva ku Kabindi habaye kure. Reka noneho ndaza kwibona ariko inkuru mu gihe ukirimo kuyeba turabwira abantu ko usibye wenda iyi ntambara ya Katare na Masisi zone turayita intambara yo gufata Masisi zone birumvikana, ariko nanone turi buze kujya Bweramana naho umwanzi yakubitiwe bikomeye, ariko hose ni Masisi kandi ni hamwe. Hose ni Masisi. Hose ni Masisi. Na Sake ngo hari ukuntu. Na Sake ni Masisi. Na Sake burya ni Masisi. Hariya hose ni Masisi iramanuka ni igihugu kigari. Tubanza dukoresha amajwi. Reka dukoresha amajwi. Abantu bahazi ariko bahabaye bahazi batari babandi batuburanya batazi ibintu baze kutubwira, batubwire n'intera wenda batwandikire muri comments cyangwa se kuri WhatsApp batubwire. Nimero zacu ngira ngo ziriho ziragaragara n'izihisha. Ariko ikiriho nuko hari ahantu dore ngiye inkuru ngo bonne nouvelle, inkuru nziza. Masisi centre vient de passer sous contrôle des forces de la FC. Il est 17h45 dans le territoire de Masisi ce vendredi 3 janvier 2025. ngo inkuru nziza ngo Masisi centre ni ukuvuga ku cyicaro cya territoire hamaze kwigarurirwa n'ingabo za AFC. Turi saa 11:45 z'umugoroba muri territoire ya Masisi kuri uyu wa gatanu tariki 3 z'ukwa mbere 2025. Akarusho nabonye na Wiringoma Lieutenant Colonel avuga ati Gatare yamaze kujya iri guhumeka umwuka mwiza w'ibohorwa cyane. Urumva abantu benshi baba bakeneye confirmation ya M23, yo ni confirmation ya y'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, ariko habaho henshi. Reka rero dutangire twumva ama audio. Ubanze unshirireho wa muturage ubabwira ibirimo kubera Rusheberi. Umwe wihishe w'umudamu. Yego, reka nze bamwumve. Umudamu kandi ushyire ijwi rirengeye. Yego. Kukubwira ngo buno nitsinde, usibye aho nitsinde ko hari agakonegisi ariko amabombe gamaze abantu nowa nawe ibombe rimuguyeho, niba kirimo umwana tubizi, ariko amakuru ariho nuko ryamuguyeho abantu musantre amabombe gari kubagwaho. M23 iri hani wacu biye kuba Poro nimwo iri. Abasoda bacu bose bazamutse ya hejuru mu kirima niyo bari kwirukanyira. Ubwo nibajya bararasa ibombe bizajya bitugwaho kuko nicyo kiba nizo mu ngenge dufite, naho ubundi twitsinge mu mazi, abaturage bose bari mu mazu. Sinzi rero yabaye wenda M23 bari abacu yabaye batari kugenga ibibunda binini mu musozi ngo bajye bararoha ibikompora muri mu centre, niho turashirira. Naho ubundi birutse bari kwiruka nk'isure, bari kwiruka mbega bya ewani ntiwareba ahubwo no gusahura abaturage bo bameze nabi ngo bari kwiruka nk'imisure. Urumva ko umuturage urumva ko nubwo avuga gutyo urumva ameze nk'uyihishe nko munsi y'igitanda. Baravuga yongore ntabwo avuze n'ijwi riranguruye. Aha ntavuga rero bazamuka ngo mu kirima. Yego, bazamutse mu musozi abasirikare bare. Yego, noneho barimo bararekurira amabombe muri centre. Ariko ngo M23 kuba Poro muri centre bararekurira amabombe. Aho kuba Poro none muri centre? Ni muri centre ya Gasheberi. Yego.
noneho kirimo avuga buriya ari Gasheberi ubwo aha ni Gaseberi ntari Gatare yakuwemo kera. Gatare ubwo bayisize inyuma nko mu birometero. Gatare ariko ubu twayibagiwe turi kwivugira Gasheberi. Ni Gasheberi. Yego. Gasheberi ku bantu bahazi iyo uvuye i Gatare ushobora kumanuka hari Kitsure ukambuka Cyangunga ukinjira muri centre ya Gasheberi. Yego. Wagera muri centre ya Gasheberi, Gasheberi yubatse munsi y'umusozi. Uwo musozi ni nawo ugendamo ukomeza umuhanda ujya kuri teritware. Yego. Ngira ngo hari ibirometero bigeze biri hagati ya 6 icumi aho ngaho, ntabwo birenga 10. Numvaga bavuga 6 Gasheberi na teritware bavugaga 6. Ho nta hantu ugenda rwose narahagendaga mfite n'imyaka ingahe. Tubonera kubwira abantu bihutira muri komanteri bavuguruza batarumva inkuru. Uvuye Gasheberi ugera ahari ibiro. Yego. Ni ibiro wenda twabyita ni nk'akagari nk'uko mu Rwanda bavuga akagari ahitwa Karinga. Yego. Ni ibiro, ni inzu y'ubutegetsi yari nanditsweho n'amagambo najyaga nyasoma ndi umwana ndayibuka ngo Bureau de la Population de Karinga. Ni abahita Karinga. Karinga rero ni ku buyobozi, ariko ubuyobozi bumwe bwegereye abaturage bwo hasi. Noneho iyo uvuye Karinga umukomeza umuhanda umwe ukagera Imutiri. Yego. Imutiri ni bagezeyo. Ni nk'uko sinzi uburyo nibuhakubwire, wenda dufate ngenda bigeranya nuko umuntu aba ari ku bikingi by'amarembo agiye kugera ku bikingi by'amarembo abwira abo mu rugo ati muraho. Ni ikorosi rimwe ukata ukinjira mu ntuza muri centre ariko biranafatanye. Yego. Biranafatanye ni nk'uko wenda dufate nka Remera hariya hari gare. Yego. Hariya tuhashyire Gasheberi. Noneho Gasheberi Karinga tuyishyire nko kuri Gudiyari hariya. Yego, Gudiyari ndahabona. Gudiyari. Noneho umanuke gato ugere wenda Sonatibe uhashyire Mutiri. Yego, Mutiri. Noneho hariya Rwandex hatangirire teritware iza centre yayo, ariko haba hafatanye ku buryo utatandukanye. Birumvikana. Niyo nzira naho ngaho, ariko noneho uko ngenda mpavuga hakaba hubatse mu rubavu rw'umusozi, umusozi uri hejuru kugira ngo abatwumva bahazi baza umusozi wa Gahongore. Uyu mudamu niho arimo avuga, uyu muturage wa hariya niho arimo avuga abasirikare ba leta bazamutse. Turaje tubumve kuzamuka aho ngaho nta kindi. Icya mbere ni mu musozi hejuru. Icya kabiri ni ahantu ushobora kwita mu ndiri. Yego. Hariya ni mu bice by'aho General Mayanga avuka. Ahafite insoresore. Yego. Yaratoje. Hari n'amakuru twagiye dufata ko yari yaragiye ahahisha imbunda. Yego. Yaragikorera hariya hafi. Urumva rero aho ngaho bagenda bahungirayo. Guhungirayo rero ni ahantu wa mugezi wa Rushoga ugenda uzenguruka, ugenda uhagabanya n'ibindi bice. Noneho ariko ubwo ni hagari. Yego. Ukahagabanya uvuye Rusheberi umanuka umuhanda wose ujya ahitwa ku Muheto. Umuhanda muremure. Yego. Uwo muhanda ujya ku Muheto unyura ahitwa Matovu, Rusisiro ruri hasi ku mugezi hasi mu kabande, ukawukomeza ukanyura mu rubavu rw'ahitwa Rubari n'igice kireba Karongi. Yego. Noneho umuhanda ukazahinguka ku Muheto. Umugezi wa Rushoga ugakomeza ukamanuka. Yego. Ukagenda ukaza kugera hahandi wumvise banarwaniye nanone n'ejo barwaniye bita igahira. Yego. Gahira igasigara mu ruhande rumwe rw'umugezi. Cya gice bariya barimo bazamuka umusozi, ariko ni ahantu kure harambuye ni hagari. Noneho kikaza gusigara hakuno y'amazi. Twumva irindijwe. Buriya hari abantu baba batarumva inkuru
bakajya muri komantere guhinyuza bandika komantere z'amafuti abo ngabo bisubireho tujye tubihorera tugira ibyacu reka tugenda n'irindi jwi bonsoir groupe mwiriwe groupe M23 imeavanse kabisa, kumbe tulikuwa na makontreta, tulikuwa hatuna nini, tulikuwa na info ya juzi, tulikuwa nasema ke M23 walipuse walitosha nini mashaki kaniro fere kibabi, kumbe ni info ya juzi tulikuwa nayo mesa ila kabisa banaenda banakamata nini Katale basha kamata na Lushebere, terrible mon cher, ro Lushebere vers Masisi zone pale 7 km hivi. Ushatse wahinira ngo bageze muri 6 km. Bonsoir groupe. Urumva ko ejo bundi hashize ngo bari bafite amakuru ko ngo M23 ngo bayirukanye muri yego mashaki ibyo bice ni bice byegeye bigenda bikora kuri za Kinigi na yego amakuru noneho bivuye ejo bundi bigeze ejo nibyo yavuga ati kumbe tuko bakontreta kuba ntabwo bajyanye n'igihe yego ntabwo amakuru dufite ajyanye n'igihe yego naho ejo bagiye gutungurwa babandi babwirwaga ko babirukanye babajyanye kure basanga bagiye kubona babona bafashe Gatare bagifata ejo yego uyu munsi ati bafashe Rusheberi hari n'abayita Rusheberi ibyo si bya binyoma byabo byabakozeho biba byabayobeje ni bimwe byo kwirarira twumva irindi jwi rishyiraho rwose Ewa information yenye iko Katale tombe Buguri tombe na wanafungia njia kwenda Buguri wale barabara donc probablement Lushebere na tuko nasikia kwa banapandia Kaongole saa hii tuko napandia Kaongole donc si hakuna berekeza hejuru ni hejuru cyane urazamuka ukaruka ile ni information ya sûr vraiment ya kuri tuko hapa familia zinaenda turi hano tunagenda tuzamuka tukigahongore vitachanga kama vitakuwa namna gani parce que tuliloanye ipe kote ya bureau ya Eastern parce que masasi vraiment zilikuwa zinaonekania kule walikuwa nasionesha kule donc hakuna mwetu tungebakia kule tulikimbia mbio sana na ntabwo twari kuhaguma masasi yarahari menshi ngayo nguko urumva rero turacyakomeza barazamuka berekeza igahongora aho hari kare ubu bashobora no kuba baharenze twumve niyi Katale kuisha enda Kitsule nako kunaenda Rusheberi nako hakuna soda hakuna nini mafasi tu hatuwe ni wanani wenye wako wanazipika ati ni tuzaba dukubita bari ngo Rusheberi nta n'umusirikare usigayeyo tuzaba dukubita bari ndabona ngo uwitwa Nenda nako Colonel Idi Muhombo barimo baramusezeraho uyu Colonel Idi baramubwira bati genda amahoro Nenda salama twumva izindi jwi kugira ngo andi majwi tuyarangirize rimwe Katale isha tombe hivi hapa tuko tunaona vile maposition za Katale wako wanazinunguza na wewe walikuwa kule sasa tuisha bana hapa Masisi maana atuma maana si hapa Masisi vitu vina tarde mais Katale se confirme est tombé na moshi tuko tunaiona ya maposition za basoda zenyewe wako wanalunguza hapa Katale yafashwe byemejwe kandi ngo babonye batwika ubwo nizamura batwika bya bikoresho n'ibirindiro twabonye bitwikwa ubwo kumve nirijwe irindi bya FRDC Yesu mbega byiza turishimye cyane ubu muturage rero wahanje Gatare hari ibibandi n'ibuguri wishimye ndebe ko volume yarengaho kugira ngo babyumve bumve ko ibyinshi tuyo tuvuga ngo hari abantu bananiranye babyumve Yesu mbega byiza turishimye cyane pe Gatare hari ibibandi n'ibuguri ukajya bihora byambuka Rushoga bikajya kwiba no kwica abantu no gusahura inka none Imana irabikoze mbega byiza umva ngende guserebura ahantu ndi mbega byiza we Imana ikunda abaye ni ukuri pe ntawe wari uzi ko Gatare yavamo ariko Mana we shimwa ni ukuri habwa icyubahiro turishimye cyane
mbega ukuntu abantu bapfuye abantu bakabarenganya ntacyo bakoze none Imana irabikoze shimwe cyane pe ntabwo isa nayo byiza cyane nta n'icyo twumve hari ahantu havuze ati bahoraga bambuka rushoga bakajya gusahura inka turebe aho hantu basahuraga urugendo rurerure bambukiraga i Buguri yego kwambukira i Buguri iyo wambutse hari ibyerekezo bibiri yego wambukiye i Buguri ushobora kwinjira mu ruhande rw'iburyo ukinjira ahitwa Buhumba bakajya gusahura muri Buhumba yego Buhumba iyo ubivuyemo ukomeje wigira hino winjira muri Kagundu yego aho bita ku mupaka aho bita hari ibice byinshi hariya muri Kagundu ubwo ujya kwegera aho ahatuye uriya mudepite ahari famu ye uriya mudepite Seninga Robert Habinshuti icyo ni icyerekezo kimwe ikindi cyerekezo cy'ibumoso bazamuka ahitwa Migimbu Migimbu ushobora kuhazamuka ugakomeza iyo utereye uriya umusozi wa Migimbu ukawurangiza ushobora kwinjira muri Kirongo yego aho hose rero bajyaga gusahurayo bakazambukana ariko n'ubundi ngo bazitwaye inka ngo bazibye ntabwo bazisiga na kera hari umutuzo barazibaga yego hariya hose twahanyuraga dukurikiye izo bibye kandi wumvise ko nawe umubyeyi yavuze ati FARDC zirimo gusahura abasirikare bacu barimo kwiba ibyo bibereyemo urumva ihene bazizamukanye za Gahongore abandi bazimanukana Bugabo mu Bugabo ahantu bita Karambi Bugabo ukomeza gutyo werekeza imahanga abandi bamanukira hariya kuri teritware bakomeza Inyabyondo nibyo byakundaga kuvugwa ngo Gatare nimara kuvamo biraba birangiye feri ya mbere ni Masisi zone kandi amakuru kuri uyu mugoroba bari kuvuga ko bashobora kuba bagezeyo nk'uko twabivuga gusomeye inkuru 11:45 kandi tugendera ku isaha imwe buriya yego isaha hano ni yaho bibari zimwe Masisi teritware yari imaze gufatwa yego n'ikimenyemenya amakuru mfite bitarenze umusibejo bishobora kuba ejo bundi uzabona hariya habaye inama yego bashyireho n'umuyobozi wa teritware ibyo uzabibona amakuru mfite nakuye hariya arahari rwose yego bivuze ngo rero urabizi icyo tumaze kubona M23 iyo ifasha ahantu igashyiraho umuyobozi wa teritwari za gahunda zo gusubira inyuma ntaziba zirimo biba byarangiye ahubwo none igikurikiraho iyo bariya bagarutse gutera baturutse epfo iyo ngiyo hirya bahungiye barabakurikirana bagakomeza bakabirukana nk'uko Bertrand Bisimwa ahoza abwira wa munyamakuru ejo bundi nk'umuntu uhazi rero urabona ibice byose birafashwe pe birafashwe ni ukurundanya ni nko kwifatira ni nko kujya ahantu hataba abantu ukahifatira urabona iyo operasiyo yagenze ite ku bwawe mu mboni zawe urabona yaragenze ite ese urabona M23 yari yateguye imbaraga z'umurengera ko hafashe mu buryo busa n'ubworoshye ngira ngo nawe wabibonye uburyo buroroshye ariko burya hari abantu bajya bavuga bati se kwihageze ntihafate ikabe hamaze uzi iminsi bamaze hariya ni myinshi yego ni myinshi pe aho se kuko batahafata iyo abantu babumva babafata bagahita babafata ariko nyamara hariya twarabivuze hariya hari ingabo ibihumbi n'ibihumbi mwibuke indege twagiye tuvuga mu makuru yakushaga ibikoresho hariya ikazana n'abasirikare iriya ndege icyo yakoraga ni ugukomeza ibirindiro bya hariya mwibuke ko hariya hari abarundi ariko ngo ejo barashize nta murundi wakoze barashize abandi bariruka hariya hari abarundi hariya hari FDLR yego bamutayomba niho bari babandi bantuza uyu wasakuzaga Museveni Sendugu iriya bice pariko nta undi bamukubitiye ejo hariya uriya generale poete yego
yari umuntu wa gatatu mu buyobozi, yashinzwe ibikorwa muri FDLR. Ibaza ahantu haguye generale, ntabwo ari ahantu ho gukinishwa cyane. Usibye Mudacumura nawe wakubiswe n'abahibu, umbwira undi mu generale waguye hariya. Wenda uretse Cirumwami wataye urukweto, nta mu generale wa FDLR wayize yaba n'uwa FARDC, ukareka Ciko wirutse kuri moto na Kabundi wiyoberanije. Kabundi nawe yari yoberanije, avanamo imyenda yiruka yambaye boxer, yambaye n'agapira, n'ibyangombwa yabitaye na pisto yarambitse hariya. Nta wundi urugamba rugweho generale ntabwo ari urugamba rwo gukinishwa. Hariya bari barahubatse urukuta rukomeye, ari nako banatitiriza ngo batere bafate Rubaya. M23 rero kuvuga ko bitayivunnye, abavuga ko bitayivunnye n'abatabireba. Yego, igihe hamaze ntabwo cyari igihe cyo kuvuga ngo yananiwe, byarashobokaga ko yarwana igatsinda. Ariko buriya hari n'ibindi yigaga, ko kurwana ntabwo ari imbunda gusa. Njye niko mbibona. Nta kibazo. Ngira ngo niba nta n'ikindi twakimuka tukajya noneho mu ntambara ya Bweramana, kuko Gatare dusa nkaho tuvuge gufata Gatare, gufata Masisi territoire, icyo bisobanuye. Yego, ikintu bisobanuye guhunga kwa FARDC igatorongera epfo muri Warikare. Warikare ariko atari imwe ya pinga, hari n'ijwi kandi numvise ngo bari gushaka uburyo bahungira Warikare. Ni Warikare. Warikare rero nibaramuka bateye baturukaho kumwe bajya batera bagakurikiranwa, icyo byongera biraza gutuma Warikare irushaho gufatwa. Ngira ngo induru ya Wirimishiki, uramuka mugabo bajya baheka ku mbaho, wa mudepite. Yego, mudepite, depute national Wirimishiki, induru ye noneho azavuza izabiremereye, izabirenze y'abahanda. Ikindi bishobora gukurura ku nk'igotwa, ikintu gisa n'igotwa rya Kivu y'Amajyepfo. Yego, ni ukuvuga iriya Warikare y'epfo ifashwe, biragenda bikaza bikagera ahitwa za Bunyakiri. Bunyakiri ubundi iri muri Karehe, ariko noneho ikaba hafi neza aho Kivu y'Amajyepfo ihana imbibi na Warikare. Yego, biriya rero bizashira akaga kuri hariya hantu. Ikindi, ifatwa rya kariya gace ka Masisi ni ikintu kije gusenya ahantu hari hameze nk'intuza, nk'indiri ya FDLR. Buriya FDLR nyinshi ari izakubiswe zabibwe, zimwe zaragarutse, ari izakubiswe ahantu hitwa za Kinyana bigeze kwitangaza. Yego, ni ukuvuga zaragarutse zihindira hariya inyuma. Ufashe Gahongore iri hejuru ya Masisi, ariko inyuma ya Gahongore hari ibice byinshi, hariho za Busihe, hariho za Gahanga, hariho za Mpanamo, hari za Bikenke zigaruka kuri Rurambo hepfo ya Rusheberi, hari ibice byinshi, hari za Miyanja. Ni ibice byinshi kandi hagari, ariko hagarurwa na wa mugezi wa Rushoka. Yego, ibi rero biratuma kiriya gice gishobora gufatwa. N'igifatwa nacyo kiri hariya, niwumva ngo bageze za Gahanga, bageze za Miyanja, icyo bizaba bivuze ko n'ibice bya za Mutongo hagiye gufatwa, za Nyabyondo hafatwe, noneho kariya gace ka Masisi bagakubure, Amasisi yose za FARDC zigende zimenengane zijya Warikare na Kivu y'Amajyepfo. Muri Warikare. Ikindi kintu bizana biriya, biraharubaya. Wajyaga wumva mu Kisuma barwanye, hehe barwanye. Biriya bintu biraharubaya umutekano, biraha bihambwa umutekano, biraha agace ka
oya bibwira kure agace ka Gisuma noneho wumvise n'uriya mudamu ukuntu yavuze ngo bajyaga bambuka bakajya gusahura inka hakurya ya Rushoga biraza guha umutekano n'ibice bya za Buhumba Kironko Migimbu Kagundu n'ibindi bice biziraho biri hino yacu noneho bitekane babandi bajyaga bajyayo gusahura bishire birangire babigizeyo babenangane bajye kure kugira ngo bazahagaruke ni inzira nabo ubwabo bapfa kwikuramo ntabyo bakishoborera ubundi hari ikintu kingaragariza ko intambara irimo FDLR iyo ngo barimo batwika ibikoresho mbere yo kugenda ubundi iriya ni system ya FDLR ariko umu FARDC ntiyabona umwanya wo kwiruka ngo abone no gutwika ntiyabona umwanya wo gusahura icyo agenda ajya mu nzira ngo abone n'umwanya wo kujya gutwika amura ni kuriya byagenze ndumva noneho twajya bweramana ngo umuriro wari umuriro FARDC naho yahakubitiwe ku buryo ubu ngubu ubwoba bwinshi buri ahantu hitwa Minova irimo ubwoba ariko buriya n'abambere batangira kwiviramo bakagenda kuko Minova na Bweramana ni akararo wambuka ukinjira muri Minova bahitwa Ndumba na Gashingamutwe ubigize neza ubuzanga noneho kariya gace ukuntu gateye kari ku kiyaga kuba ku kiyaga rero bisobanuye kari hasi noneho izo za Gashingamutwe Ndumba n'indi misozi biri hejuru aho niho M23 yaturutse bivuze ngo ntabwo uzaba uri hariya hasi ngo urwanye uri hejuru yawe umuntu uri hejuru ku bwonko ubwo rero nguhamiriza kubw'iyo mpamvu nguhamiriza ko naho ntibahafite ku kimashini ngo habaye akantu ku kimashini ntabwo ari ku kimashini gusa n'izi saha amasasu arimo aravuga hari umucuti wanjye umamakuru uri hari Igoma ambwiye ko umuriro watse ahitwa ku Turunga ngiyi message nyibonye saa 3:35 nibwo yimpaye arambwiye ati bonsoir uku Turunga kwa kase ubwo ni kwa kase ni nk'umuntu ahitwa kwa kase iyi saha ni message amaye 3:35 ni masasi tu aho ni hehe ni Igoma rega dushobora kumva Tombe Goma twaba twihuse ariko nyine biri hafi ntabwo tuzi ngo aya masasu n'ayande oya niyo bari gusubirana bari korohereza M23 bari kwiharurira inzira ikiriho nuko uyu mwaka ushobora kuzaryohera abakunzi ba M23 n'ubunani iri gutanga ubunani ngira ngo urugamba niko rugenda na boro ubundi abantu babyumve hari ibibombe byagiye bigwa muri biriya bice byo muri za Bweramana byose babyitirira M23 n'ibisanzwe byagwa ariko uriya muturage araruciye uriya mudamu ati barimo barurira bagana Kahongore noneho bagatera ibisasu hano muri sante urumva ko aribo batera ibisasu ni bisanzwe FARDC ariko basubije bo barimo bariruka barahunga bacikanye ihene bacikanye inka bacikanye intama n'inkoko n'ingurube zo kurya barangiza bakatera ibisasu muri sante oya ni FARDC ariko bakubita niko bagenza n'ibisanzwe birazwi rwose iyo bari gukubitwa bariruka bagenda batera ibibombo rero hariya Bweramana naho ni ikibazo babanje kubeshya ko bazafungura uriya muhanda byanze ariko hariya no kwihaniza umurundi kuko niwe uhari hari umurundi arahari ariko nepfo yari yaramanutseyo ariko ikindi birakwiye nk'uko tubivuze birakwiye ko bajya muri Kivu y'Amajyepfo za Karehe na za Nyabibwe na za Kivu yose ni Karehe bagahagarika buriya bwicanyi no kwiba inka bikabije nasomye nimugoroba twigeze gutangaza inkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zitazasubira mu butumwa bw'amahoro muri Somalia yego impamvu yabiteye bafite icyuho mu gisirikare
birumvikana ufite icyuho kuko ngo ubwo si ya nkuru ya Africa Intelligence ejo watubwiye niyo ngiyo ufite icyuho kuko mu kibira ya nkuba ikubitira mu kibira yabatwaye ingabo nyinshi noneho na M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo ibatwara ingabo nyinshi bakibatwara ariko ku buryo ubu ngubu bafite icyuho cyane ko natwe rwanaho nayo itaboroheye rero urumva hariya ku kimashini abazi ku kimashini uburenze mu Bambiro uzagoma ni ku Mugunga ni mu nkengero neza ni nkaho Goma irangirira n'aba ari M23 birabisobanuye ko Sake yaguvuyemo neza ntabwo turabimenya ngo ninde uharasira ariko ibyo bigaragaza ko Goma nayo iriho itariho yego iriho itariho ko niba ari FARDC harasira turibaza ko ARCM 23 izaza kuzicecekesha niza kuzicecekesha izahayambura yego ni ukuvuga Goma izaba isigara agasantimetero kangana gato ni ikibazo rero twagana ku musozo reka tugane ku musozo ariko ntabwo twagaragaje ariko ejo warangira ngo warabavuze uriya generale poete wa hari n'abakoronere hari n'abamajoro hari n'iki abarundi kuko intambara igikomeje abarundi ejo nimugoroba twabaraga abagera muri 90 kurumva biyongereye ubu hari 100 n'abapfuye uyu munsi 130 na ariko mushakamba hari igihe tuvuga iyo mibare abantu bakavuga batabaga barashyiramo n'ibirungo barakabya ariko noneho ngira ngo abantu bashaka kubibona baze kutubwira ngira ngo wigeze kubona umuhungu watwirwaneho arasa yego wamubonye arangije ati nagahamije nakishe ruvuga FARDC yarasaga yaramuhamije ari kundi musozi yego ngaho mbwira abantu bangana n'uriya 100 barasiye kuriya rimwe bose bagahamya ntabwo abangaye uyu narebye na biriya bikoresho none ibikoresho byafashwe bitari bifite ababikoresha byumve iriya ntambara urebe intambara abantu bahanganye barebana isasu ku isasu intambara igenda imara amasaha arenze 2 mara umunsi wose umuntu arase amare magazine yongera afata indi yongera afata indi yongera afata indi cyangwa amare shene harya kandi noneho ni umuntu umwe yego mbwira noneho barashe gutyo ari benshi abantu baragwa bangahe abantu rero bajye babyumva bumve ko ntabwo ari ibintu ubwo nabo tuvuga bashobora kuba bari bake abo ni abagaragaye abatagaragaye ntabwo umuntu avuga batabonye yego kuko hari n'uwo bakubita akagenda avirirana akazagwa yongeyeho mu gihuru ntagaragare Sentamara mushimire murakoze cyane mushakamba dushimiye abadukurikiye aho bari hirya no hino abakoze subscribe abatarayikora namwe mwayikora share na like byose mubikore cyane twari mu makuru yacu yo ku itariki ya 3 z'ukwa mbere 2024 mwarakoze guhitamo Umuco Wacu TV mwarakoze guhitamo Nuru ya Mashariki ndabasezeye bwana Sentama nawe babwira ati murabeho barakoze cyane abakunzi bacu sinirwa mbisubiramo bazi uko bakanda subscribe bazi share bazi ni like bazi kwandika muri comments ibyo byose babikorerera batarabikora ariko hari ibihoraho hari ibihozwaho subscribe ikandwa rimwe noneho like ikandwa rimwe kuri buri kiganiro ikindi ni share iyo ushobora gukora inshuro nyinshi biterwa n'umubare w'abantu ushaka guha aya makuru ikindi ni comments ushobora kwandika inshuro ushaka zaba ni 10 zaba ni 100 zaba na zingahe inshuro ushaka kugeza ubwo wumva uvuga uti ibitekerezo byanjye nayo mfite kuri iyi nkuru mbishyizeho byose ibyo rero babikore abakunzi bacu kandi turabashimiye bakomeze kugubwa neza n'uyu mwaka turabashimiye umugoroba mwiza yari Sentama shakamba muramuke Imana yego